Alright, nyuma yuko tuvuye muri sale turi kumwe nyine na Ndori Safari hanga ndagira ngo nkubwire kari blessing ibisanzwe kuri Iris TV. Ndi kumwe na Kenny Soul, umwe mu basore nyine nabibabwiye ko uno munsi yasayininze contract ndetse mwanabibonye aho twari turi hano muri Grand Legacy hamaze kwisinya. Kenny Soul umeze neza? Ebana, ibintu n'ibyishimo gusa. Nkuko nabikubajije twatangiye mbona ari ibintu by'impapuro ariko bigeza aho bizamo nibijyanye nibikorwa cyase ibintu bifatika. Kenny Soul nicyo uvuga kuri no modoka kakanya nta kintu nabivugaho cyane. Mbere na mbere ndabanza kubashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Igihe ari cyo nago kwamamaza icyayi utakinywa. Igihe ari cyo nuko bampaye imodoka yo kujya ngendamo. Izajya imfasha mu bijyanye na transport cyane ko ari byo turi gukora, turi no gushaka promoting muri rusange. Nibyo agaciro yo kuri ngewe bakabanyiro wapi. Waherukaga kugenda ku kamoto? Bijya bibaho rimwe na rimwe iyo ufite nk'ikibazo nka gahunda yihutirwa n'igihe n'akajamo kanagufata ufite n'aka interview gasohoka mukikomereza. Kugenda kuri moto rero ngendaho kenshi iyo bibaye ngombwa, ariko habari n'uburyo bwo kuba nagenda cyane ko nabigaruseho muri press conference ko twari dusanzwe dufite ubushuti na Ndori Safaris, twari dusanzwe dukorana muri rusange, ariko kungirira icyizere kugira ngo dukorane byimbitse. Gukorana byimbitse. Uyu munsi uhawe ni imodoka ya Hyundai Santa Fe, ni imodoka ifite ibirometero bikenge nawe icekinze. Uyu munsi ugiye gutaha rero noneho mu cyuma gishya kikigera mu Rwanda. Ndabona na plaque yari yajyaho. Urabyumva ute? Quartier irabyakira ite? Baba nigaba baba pump bajya gucaho sometimes banagutwaye. Urabyumva ute? Barabyakira bate? Inyungu zanjye ziva muri struggle ngo ndebe ko nakiri inkoni z'iki gihe. Nibyo agaciro. Nibyo agaciro nizahaso zimwe mu nkoni ziri gushira kabisa. Twakira rero Ndori Safari kugira ngo bakugezeho imodoka yawe bakugeneye. Ahubwo se wenda nanakwibariza aba bantu mumaze igihe kingana gute mukorana cyangwa ubushuti bwanyu bumaze igihe kingana gute? Ntago navuga ko ari igihe kinini cyane, byanga byakunda ndakeka ari nk'amezi 4, ariko igihe twamaranye n'abantu bangiriye icyizere guhera ku nshuro ya mbere, nubwo twari twabipfumura ngo tubivuge, ariko twari dusanga dufitanye iyo mikoranire, ari nako kungirira iki cyizere mubona aka kanya tutangiye gukorana. Ndakeka ari amezi 4 tumaze tumenyane na Ndori Safaris. Akandi kantu mu kanya ndakakubaza, reka mbaze nakire Ndori nyirubwita nakwakiriza aguha cyangwa se agushyikiriza contact cyangwa se urufunguzo rw'iki cyuma gishyashya. Mu kanya muraza no kutwereka uburyo mu kigenda. Ndori umeze neza? Yes, meze neza cyane. Gerageza akajwi kongere, uyu ni umunsi Yes, meze neza cyane, meze neza. Ndori Safari. Kenny Soul, niki cyatumye umwaproachinga cyane? Kuko nari maze iminsi mbona ama contract ya miliyari, mbona ya miliyoni magana, ariko Kenny Soul ramuzanye muduhisha amafaranga, ariko nta kibazo. Wamugira icyizere gute? Murakoze cyane. Kenny Soul ni umuhanzi nabonyemo icyerekezo. Kenny Soul ni umuhanzi ukiri muto ariko ufite icyerekezo cyiza cyane. So niyo mpamvu nahisemo gufata umuhanzi ukiri muto ariko ufite icyerekezo. Niyo mpamvu nahisemo Kenny Soul. Umuhanzi bose nabonye bakiri batoya ariko bafite icyerekezo cyiza. Nahisemo Kenny Soul. Mutubwiye contract rero ya mezi 6. Mu mezi 6 murateganya kumukorera iki? Ese ubu nibigiye kugendera kuri no modoka mu muhaye? Yego ni nziza, wenda Kenny Soul ni yayanga nubundi hasa zihoramo, ariko se ubu ibikorwa mufite bingana gute cyangwa se birangiriye aha mu muhaye icyuma birarangiye? Ntago birangiriye hano. Project dufite ni nyinshi cyane, kandi izo projet zose dufite tuzaba turi kumwe n'umuhanzi Kenny Soul. Ni ibintu byinshi cyane dufite tugomba gukorana, ntago birangiriye hano. Kenny Soul, harya babyita imbamutima zawe naziko bajije, ariko ngenda ahita nibanda noneho kubijyanye na contract zimaze iminsi zisinywa. Bro, hari contracts y'umuntu mwabanaga nka Bruce Melody amaze iminsi asinye ya miliyari. Bro, wayakiriye ute nk'umuvandimwe wawe mwakoranye kuva kera? Ngewe ku giti cyanjye ni by'agaciro kuko nishimira buri ntambwe atera, kuko nanjye yifuje ko hari intambwe natera muri rusange mu buzima bwa buri munsi. Nge rero nago nateyeho comment nyinshi nkuko abantu bagiye babibona cyangwa abantu bagiye babivuga muri rusange. Nge icyo kindaje inshinga nuko nishimiye nyine intambwe buri munsi atera, kuko agenda tubera ikiraro byanga byakunda ntitukajye duheza inguni ku bintu bibi cyane,
cyangwa dufate ibintu ngo tubikore criticizing ku bintu biri kuri negative side cyane. Ngiye nabiboneye mu nzira y'urubyiruko ruri kuzamuka muri music kugira ngo natwe dufungurire amarembo kandi n'iby'agaciro byanga byakunda. Niba Ndoli Safarizi yamaye icyizere cyo kuba natangira kubibera brand ambassador, n'iby'agaciro kuko ni amarembo n'ubundi bakuru bacu bari kugenda bafungura. Ngiye rero big congrats kuri Big Brother Bruce Melody, n'iby'agaciro kandi nda celebrate intsinzi buri munsi tu. Kabisa. Ubona Bruce Melody gutandukana nawe hari icyo byasubije inyuma ku muziki wawe? Oya, umwartiste usubira inyuma nta cyerekezo abafite. Umwartiste bisaba ko ahora buri munsi ari updated kuko gusubira inyuma byanga byakunda. Ntago natangiye music ntekereza ko tuzakorana, ahubwo byandemyemo imbaraga kubera ko byanga byakunda. Impamvu yandekuye nuko yabonaga ari icyo nshoboye. Rero ngewe icyo nshoboye ndacyagikomeje kandi nta gucika intege. Muri rusange ndacyatera imbere. Career yanjye iri kujya mbere nkuko nabivuze muri press conference. Project yanjye yindiraza this coming Friday, this one iri tugiye kwinjiramo. Niby'agaciro rero ngiye ndakomeje kandi ndabizi ko nawe ahari ari proud yanjye. Ikindi kintu nakwibariza, hari ukuntu wenda na Ndora araze kukinsubizaho. Ni ikibazo navuga ko ahanini kirebana na contract n'ubundi. Mutaramara guhererekanya imfunguzo kuko nagura ufunguzo leta yinjira mu modoka unayitware tureba. Ahubwo wenda je nakwibaza contract ya Bruce Melody nitwamenye bikubiyemo, twamenye gusaka ari imyaka 2. Nawe uyu munsi mutubwiye ko ari amezi 6. Imita ntekereza nkibaza ntise nimwatinye wenda gushira hanze ayo mafaranga kugira ngo abantu batayafata nk'ari ibihuha. Ko ibihuha bisigaye bihari, ibihuha bisigari byinshi muri showbiz nyarwanda. Byose ni showbiz ariko nge nakwibaza gutyo. Wowe nihe mpamvu mwaduhishe contract ndetse n'amafaranga arimo? Wenda ino modoka Ndoli Safari anatubwire n'ibiciro araza kubitubwiraho. Igihe hari cyo buriya contract igira amategeko ayigenga. Contract yose ntago ibifite ibisa nk'izindi zagiye zitambuka. Ngewe nago banyemereye ko nabimentioninga cyane ko ibyinshi bikubiye mu bikorwa tuzakorana, ko dufitanye gahunda nyinshi, dufitanye amadeal menshi tuzagenda dukorana ashingiye ku iterambere rya career yanjye n'iterambere rya Ndoli Safarizi muri rusange. Igihari rero ntago ari uko twabigize ibanga cyane, ahubwo ni kubw'inyungu z'akazi kubera ko tutifuje kubitangaza ko ibyinshi bizagenda bigaragarira mu bikorwa tuzagenda dukorana. Man. Yes. Nagira ngo none nibarize Ndoli rero. Ndoli, wowe kuki contract mwayigize ubwiru? Hari ibintu byinshi navuga ko bimaze imitsi bivugwa. Super manager ngira ngo mwaramubonye abakubise miliyoni 100, abantu batandukanye Melody abasinye miliyari abanigi n'umuherwe muri bose, cyangwa se aramamara nyine nkuko asanzwe abikora. Kuki mwahisemo kuduhisha contract kuri uno munsi kandi n'ubundi ari mwe mwadutumiye? Murakoze. Twe icyo dushaka ni ukugaragaza ibikorwa, dushaka kugaragaza amafaranga, agaciro. Ni twe turashaka kugaragaza ibikorwa, niyo mpamvu tutashatse kubishyira hanze byose. Nta mpamvu, niyo mpamvu tutashatse kugaragaza amafaranga iki. Twe turashaka kugaragaza ibikorwa. Ndoli Safarizi imaze igihe kingana gute muri industry ya transport? Kugura no kugurisha amamodoka imazemo igihe kingana gute kugeza uyu munsi? Mwaba mufite imyaka ingahe? Ariko contract ya Melody yayisinye n'abantu bamaze amezi 6. Company imaze amezi 6 mu Rwanda ariko imuha miliyari mu gihe cy'imyaka 2. Mwebwe mumaze igihe kingana gute? Ese murasezeranye iki Kenisol ko mutazamutenguha mu mikorere? Murakoze. Ndoli Safarizi ni company imaze imyaka 8 ikora transport, tourism and wakongera kajwi gatoya. Ndoli Safarizi ni company imaze imyaka 8 ikora ibijyanye n'ubukerarugendo, kugura no gukodesha. No kuvuga ngo twebwe turi abantu dufite experience mu kazi dukora. Twe ntago tuje kugira ngo tugaragaze ibyo dushaka gutanga, turashaka kugaragaza ibikorwa. Murakoze cyane.
reka mbashimire umushyikiriza rero icyo nakwita nk'igitwarisho cyangwa se urufunguzo rw'imodoka ngira ngo wabikora ku mugaragaro Kenny Soul nawe agatambuka none akajya mu modoka y'inshyashya itarambara plaque. Ese ubu ino modoka tuzamenya plaque ya Kenny Soul ari iyihe kugira ngo abafana hagati aho ngaho bamusubize plaque imodoka nibwe ikigera mu Rwanda umunsi w'ejo izagezwa amajerwa yambikwe plaque nshyashya isohoke mu mazina y'umuhanzi Kenny Soul Rurangwa Norbert. Murakoze cyane amazina uyazi. Alright, reka mutwereke rero uburyo imodoka mugiye kwinjiramo ni by'agaciro. Kenny Soul yinjira mu modoka ndetse n'umuyobozi wa Ndoli Safari nawe yinjira mu modoka ngira ngo muri kubibona. Kenny Soul agiye gutangira imodoka nyine atwereka uburyo azajya yitwara ndetse anatwereka imodoka y'inshya. Imodoka y'inshya mu bwoko bwa Hyundai Santa Fe. Ni igikorwa cyiza kibaye bwa mbere mu Rwanda, imodoka yaka rwose nk'ikirere ngira ngo murabibona itahanagura amatari yakimara kuyatsa. Imodoka nziza cyane iri mu bwoko bwa Hyundai. Njya murabona ko yakije amatara y'ibirori. Imodoka y'igitangaza Kenny Soul rero agiye kugenda, agiye gutwara bwa mbere ngira ngo muramubona aragiye, ngira ngo muramubona. Reka tumwegere tumubaze ukuntu amerewe uyu munsi ndetse atubwire iby'agaciro nkanjye nk'umuhanzi ukirimo kuzamuka kugira ngo n'itafari rindi ryongeye kuri kariya yanjye. Sinzi niba wenda hari icyo nibagiwe, wenda umuyobozi yanyunganira. So Kenny Soul arakoze cyane. Ikibanze muri make yibanzeho nuko twe nka management icyo twishimira nuko Ndoli Safari yadutekerejeho, kandi cya kabiri nka management ya Kenny Soul dufite vision aho twifuza kujyana ibintu byacu buri munsi ku munsi. Nizera ko umuntu ukurikira umuziki nyarwanda ndizera ko abareba evolution y'umuziki wa Kenny Soul uko ugenda uzamuka buri munsi. So rero evolution y'umuziki w'umuntu uko yazamuka kose intera yakwiyongeraho, nizera ko mindset y'umucuruzi hari uko ababireba we bitandukanye nuko abandi bantu babibona. So ni byiza ko yadutekerejeho, none mwizeza ko nta tutazamutenguha, cyane ko ari nayo mbega inyandiko iri hagati yacu n'abandi bantu dusinye ijyanye n'ubucuruzi. So ni vision, mbega umuhanzi ufite icyerekezo wese byanga byakunda buri muntu abibona ko hari icyerekezo runaka ashaka kwerekezaho umuziki we bijyana n'ubucuruzi. So ngarutse ku cyo Kenny yaravuze, Ndoli Safari ifite byinshi yafasha kuri kariya ya business y'umuhanzi wacu, kandi nini intambwe nziza bizagira icyo bizamura kandi cyiza cyane. Wigeze nugaruka ku kijyanye n'indirimbo bitarenze umusibe ejo indirimbo yindi irabiri hanze. So rero nta gukererwa guhari, ni iby'agaciro rero kandi turishimye ko yego kuwa gatanu muri make yego akoze cyane. Sinzi niba twakwakira n'abandi. Murakoze, nitwa Jado Tuyishime, nanjye ndi umunyamakuru kuri Iris TV na Iris.rwa. Ashaka kubaza ku mpande zombi kubera iki mwakoze iminsi mikeya, ese ntabwo mwabonaga icyizere gihagije muri Kenny Soul? Amezi 6 ni make, kuki yabaye bitabaye igihe kirekire? Icyo ni kimwe. Ikindi nashaka kubaza ku ruhande rwa Kenny Soul, ese imikoranire yawe na Melody kugeza ubu yabihagaze gute? Murakoze. So biroroshye ko ni ikibazo kiri very clear. Melody ni famille, ariko ku kijyanye n'imikoranire cyarahagaze. Ariko ni umuvandimwe, turanamushimira ko yagize uruhare runini kuri kariyeri ya Kenny, ariko ikijyanye n'imikoranire mbega mu nyandiko cyarahagaze. Yego. Urakoze. Ku kibazo ubajije cy'imikoranire y'igihe gitoya, ntabwo gukora igihe kirekire ariko kubyaza umusaruro icyo ubugamije.
njye mpamya ko n'amezi atatu wabyaza umusaruro bitewe n'icyo ugamije. So twe twamuhaye contract y'amezi 6 bitewe n'uko twe bitewe n'icyo dushaka n'icyo tugamije ko tuzaba twakigezeho. Amezi 6 narangira tuziyongeza andi nta kibazo. Bakoze. vuga ko Ken miliyoni za miliyoni atariyeho ni nkanjye. Murakoze, mbanje kwisegura ku bantu bari hano mwese. Nanjye urebye ndi part ya Ndoli Safari, ariko ahanini nanjye ndi mu itangazamakuru. Ibyo biratuma nza kubaza rero kuko akazi kanjye nabanga pfobeje ntavuze. Ken Soul niwe mperaho. Hari njye nagerageje kubaza, hari contract mwavuze ko wenda ibirimo ahanini mutari bubivugeho cyane cyase n'amafaranga uko angana, ariko njye ndahita nibanda n'ubundi kubaza Ken Soul uko yakiriye imikoranire na Ndoli Safari, ndetse arasezeranya iki abakunzi be. Tujya dutegereza kenshi nk'abanyamakuru ibikorwa bye, ariko ugasanga kenshi biraza bitinzemo. Arasezeranya iki abakunzi be? Ngewe nibyo nakwibariza. Murakoze. Urakoze cyane. Ku giti cyanjye nk'uko nari nabigarutseho, ni iby'agaciro gakomeye cyane nko kuri kariya yanjye, ku rugendo ndimo. Buriya ntabwo biba bigizwe na music gusa, kujya muri studio ka recording indirimbo cyangwa ugakora ibintu bigiye binyuranye bishingiye kuri music cyane. Bijya biba ngombwa ko umuntu, tugenda tubibona kenshi ku artiste bakuru, biba ngombwa ko umuntu atera indi step, akajya mu kwamamaza, akajya gukina mu movies. Buriya biba ari iby'agaciro kanini ku artiste uri muratera imbere muri rusange. Ngewe biranshimishije cyane, biranshimishije, biri kumpa icyizere yuko n'ejo hazaza n'ibindi, ari no ko guha ikaze n'abandi bantu bambinivingiramo kugira ngo dukorane muri rusange.